Yes, nuko dukomeje n'inkuru yacu. Bahise ngo iki ahashize hanjye kuki bahise gutya, muraza gusobanukirwa. Ni agace ka kane tugiyeho. Barakwereka hakuno umusore wacu yabaga avuye ku ishuri, ndetse uko yabaga avuye ku ishuri yaje ahangaha asanga muzehe we ari mu nzira. Muzehe we, papa we yari umugabo wabaga akunda gufata amadeni y'abantu benshi cyane kandi kuyishyura bikamugora pe. Ntukajya ubona abantu baravuye kure utekereze ko ari ibintu byaboroheye. Oya, ni ibintu biba byarabatwaye igihe kinini cyane. Byarangiye papa we azanye akana bitaga ngo ni Sujoko. Ni agakobwa aba yarabyaranye n'umusheri we. Umusheri we nyine agafata ako kana akagahiriza papa wawe. Papa wawe yazana ako kana akabwira we ati kano kana bukareba mu kanya ndaza kugaruka. We akibitekerezaho atari yanasubiza, papa arambwira ati umva wa mwana we, nanjye narakubyaye nkubyaye mwitaho ntacyo nakoze. Ubwo rero ikintu ukora nta kindi, kano kanya fata mushiki wawe umurere wa kana we Sujoko, sigara ahangaha uri kumwe na mukuru wawe, umuvandimwe wawe mukuru, umusaza wawe, ndaza kugaruka. Papa we ahita agenda yirukanka. Igitangaje uyu musaza iyo agiye nta nubwo atekereza n'inzira inyura muri kano gace. Wapi, birangira amusigiye kano kana k'agakobwa. Aba yarabyaranye nande, aba yarabyaranye na girlfriend wiwe. Bivuze ngo papa w'uyu musore aba ari ingegera, abakunda abakobwa shawe. Gusa umusore ari bakana nta kindi akora, aragatana kakazana mu rugo. Akana gatangira kwishima kuko kano kana kaba kabizi ko mama wako aba azana abandi bakobwa mu rugo nako abandi bagabo mu rugo, ku buryo kano kana bisa ngo ni ka Sujoko. Ntabwo kabaho na gatoya gatujemo na gatoya, kubera ko buri kanya haza abagabo bakundana na mama wako bikarangira aka kana kagiye hanze n'imvura ikakanyagira. Akana gatangira kwimva nkaho kageze mu rugo. Noneho bwa rimwe nubwo kaba katari kumwe na mama wako, ariko noneho karabyakira kagahita kumva ko noneho bwa nyuma na nyuma akana kamaze kugera mu rugo tayari. Nuko bigenda hakuno barakwereka umusore atangira guhiga akora cyane, ndetse saa sita mu gitondo na nimugoroba arakora cyane bidasanzwe kugira ngo arebe ko noneho bwa rimwe umwana yarya. Akiraho bamwe mu bantu papa waba yaragiye afatira amadeni bavayo, bakazaba bati umva siko tumaze igihe tutamubona kandi niwe turimo turabona. Ubwo rero biraza kuba ngombwa ko wishyura amadeni ya papa wawe. Bamwe mu bantu papa we yaririye amadeni baza kwishyuza umwana. Umwana aravuga ati umva, nimba data yarabaririye ideni, njye ndi umunyeshuri nta mafaranga mfite, icyo ni icyambere. Ikindi, ibyanyu na papa ntago bindeba, mugende muzakurikirane data kuko niwe nyiri madeni, nkanjye muraza mumbaza iki. Gusa umwana bababaje azi kugira papa nk'uyu nguyu. Hari undi musore uza akamubwira ati umva, amubwira ati umva, bariya abantu bazakomeza bagukurikirana impaka, ntabwo bazigera batuza, bapfa kuba babizi yuko papa wawe aba arimo amafaranga kandi papa wawe akaba yarabuze, bakaba barimo barakubona. Ibyo bizatuma bakomeza kukwirukankaho mpaka kugeza igihe amafaranga yabo ugomba kuzayabona. Nta n'icyo uzakorerega keretse uramutse ugiye kuri polisi wenda ukabarega ikibazo. Ntabwo wabarega ntibazabafunga kandi nawe ntabwo uzaba wimutse muri kano gace. Ubwo ngira ngo nawe urabyumva icyo ugomba gukora. Icyo ugomba gukora ni amahitamo yawe. Uraza gufata umwanzuro nyine tu umenye ngo ndaguma ahangaha cyangwa ndagenda. Akamureba ngo witwa we, ati sawa ngiye banyita Jason, amazina yanjye ni Jason. Uyaramubwira ati Jason, ibibazo byanjye nzajya mbyimenyera. Uyaramubwira ati ariko uko wagenda ukanyihunza kose iteka uzanyenera ngo ngutabare kuko bari abagabo ni babi. Papa wawe apfa kuba barimo amadeni, ntago bazigera batuza, bazakomeza bakugeraho paka ntago bazatuza. Disi umusore arababaje, azi gutunga umubyeyi nk'uyu nguyu ugenda akarya amafaranga akiba, yamara kwiba akaba ari we basigarana bakubaza ngo agafaranga kari hehe. Birababaza, birababaza mw'abantu mwe, biraryana, biba ari ikibazo gikomeye cyane. Katurore hano barakwereka nicyo bita intambara, ubundi ni nacyo bita ibibazo, kandi ibibazo ni ikintu utakwirukankaho. Umusore uko yakomeje akomeza agenda ashaka akazi hakurya no hakuno. Uyu mudamu nawe ubwe
uyu mudamu nawe ubwe ndagira ngo mbabwire papa w'uyu mudamu, uyu musore papa we aba yaratwaye amafaranga papa w'uyu mudamu akavuga ati umva isiko yafashe ibintu byinshi cyane hano muri alimentation kandi ayo mafaranga agomba kuzaboneka. Umusore amubwira ati ngenje kwihahira wimbaza ibya data, ibya papa wanjye ntabwo bindeba, kuba urimo urambaza ibijyanye na papa wanjye oya ntabwo byaba ari byo, nta nubwo binandeba be na gatoya. uyu aramubwira ati akira ino karita sibyo, akira ino karita, ni umudamu disi umwana mwiza, ati hariho amafaranga makeya cyane ndabizi ko yamaze ntacyo byantwara, gusa nari ntabwo nakwishimira kuko ubona waba urayi nyuma y'uko papa wawe agiye akagutana na mushiki wawe mutanahuje mama. Ati naribwi naravuga ati akira ikarita yawe. Umukobwa akamubwira ati oya ntabwo ngewe nta kibazo nari mfitanye nawe, icyo nifuzaga ni ukugira ngo wenda ngewe wazana nyishyura igihe runaka ntaribi nabirenze. Gusa uko umusore arangaha n'umukobwa, umusore arabyanga, buriya ntabwo abantu benshi cyane tujya dukunda ibintu by'ubuntu, ntabwo ari buri muntu areka ngo yakunda ibintu by'ubuntu. Hari uwo waha iby'ubuntu akakubwira ati barakubeshye jyana ibyawe wana, ibyo ntabwo bindeba. Gusa umusore nubwo aba afite ibibazo bikomeye cyane kubera papa we, ntabwo bisobanuye yuko atari buze kugerageza arebe ko yabaho, ndetse arakomeza akaniga. Ni nawe urana barakwereka k'agakobwa bakita ngo ni jayene, kabona umusore kakabona arimo arasinzira kubera iki uyu mwana arakora cyane. Mu gitondo saa sita na nimugoroba nako kaba arakanyije kamazi ati ufite ikibazo ki. Ako kanya mu nda w'umusore agatangira kugunga, bigaragaza ko uyu musore afite inzara ndetse nyinshi cyane yamurenze. Ni nabwo ahura bwa mbere na k'agakobwa bita ngo ni jayuni. Bajya kureba bagasanga umusore yasinziriye, agakobwa kakamureba. Buriya abantu bose iyo dufite ibibazo hari n'ababibona bakabona ko twaraburisha, kandi muri uko kuraburiza bakabona ko hari n'icyo babikora kugira ngo badufashe. Uyu ko asinziriye, wa mugenzi we bita Jesu naza akamubwira ati umva kanguka karega byarangiye, abandi bose bari gutaha bagiye, nawe kanguka tugende. Urakora iki hano urebe? Uko umusore ahaguruka, k'agakobwa nako kakomeje kumucunga, kumva umusore mu nda arimo aragonga. Buriya umuntu ufite inzara ntabwo ari ibintu biba bigoranye rega kuba wamumenya. Ubu tuvugana uyu musore ni umwe mu bantu barimo barashakishwa bazi gukina amafilme, ariko ubuzima yabayeho kugira ngo biriya bintu abigereho ubu ari ubuzima buhambaye cyane. Kano karamuganiriza umusore kakareba gahita birukanga. Uyu nawe araza akamubwira ati umva urimo uratsindwa, ntabwo urimo uragira amanota meza. Ni wa mukobwa wacu bita ngo ni jayini, urimo uratsindwa cyane, ikindi gihe uzakore cyane. Ariko 90 ntabwo ari make, ariko 90 ku munyeshuri usanzwe abo wa mbere afite 99 akaba yagabanyukiye amanota 9 yose ni menshi pe. Rero ndakwinginze ikindi gihe bino bintu uzabitere mu mibare gake gake, kumbe barakwereka umusore niwe uri kurera agashiki gato, arimo ararera agashiki gatoya, nawe ari umunyeshuri. Uyu aramubwira ati none si kano kana, aka kana ndi kubona ko mbona uri kumwe n'akana. Umusore aba yanatsinzwe, yabaye n'uwa nyuma. Noneho buriya bino mwivugisha ngo ngiye nabaye uwa mbere, jya ubishimira papa we cyangwa mama wawe. Hari igihe kenshi bari ababyeyi banyu aribo batuma mutsinda. Feri ya mbere umukobwa aba yabimenye ko umusore afite inzara, muzana ahangaha babanza bafate poza akamwatakira arya. Ntabwo abantu twese dukura neza rega turi abakire, ninde wababeshye gutyo? Umukobwa akumva ku gipolizo, iyi pozo kwirenze kwikubi, iyi pozo kwitanikoraho kano gaporezo ko numva kadasanzwe urebe. Umukobwa aramubwira ati bino biraryoshye, nawe naribi wakwemera ukumvaho, uraza kumva bino biryoshye. Ko baraho baganira ka kana kacu gatoya, ni akana kitwa Sujoko, akana karirwa n'umuvandimwe wako. Uyaza kukaryamisha akana kaba kananiwe, birangira baje kukaryamisha, bareba ko wenda bwarimwe akana wenda kaba gasinziriye. Umukobwa aramubwira ati umva ntucike intege, uyu ni umugisha urimo urakorera. Ati kandi iteka buriya nyagasani abahari kugira ngo agororere abo ngabo bemeye bakitanga bakiyima buri kimwe cyose kubw'abandi. Ati azabikora, ati kandi hano hantu uzatambukana umucyo. Uyu aramubwira ati we ntabwo wabyumva, ntabwo uzi agahinda n'umubabaro ubundimo, ntabwo uzi ibyo ndimo ndacamo ukuntu ari bibi cyane, we ntabwo wapfa kubimenya. Wumve
uyu ahita amubwira ati nanjye ndimo ndabikora kuko uriya n'umuvandimwe wanjye kandi maze kumwumvamo nka famiye yanjye. Ni umwana uba yarakuze nabi, mbibutse ubu ngubu yifitiye indabyo, ubu tuvugana aba yitaho, ndetse ubu tuvugana ni umwana ufite amafaranga wagiye arakora pe bihagije uburyo na ya makampani akinisha amafilime arenze arimo aramwifuza ngo arebe ko uyu mwana yakina, kubera yuko ngo buri role yose uyu mwana arayifitinga. Ganira n'agakobwa, agakobwa kamubwira kati ntugire ikibazo byose uzakenera uzamamagare nzaba mari. Sibyo ndaje dukomeze nagutinda kandi mukore subscribe umwuka byarimwe, kuko kutayikora byo ni ikibazo gikomeye cyane.